Ese wari uzi impamvu igitsina cy'umugabo cyangwa umusore kibyuka cyafashe umurego? Kubyuka igitsina cy'umugabo cyangwa umusore cyafashe umurego, ibyo bita nocturnal penile tumescence cyangwa se morning glory, biba ku bantu benshi mu bigero bitandukanye. Gusa hari aho bitabaho bitewe n'impamvu zitandukanye nk'uburwayi butandukanye nka kanseri, diyabete, stress n'ibindi. Nubwo umuntu abibona mu gitondo abyutse, ubushakashatsi bwerekanye ko bishobora kubaho inshuro zirenga 5 mu ijoro. Ibi rero buriya ngo bitangira umwana akiri mu nda ya nyina, ndetse n'iyo umuhungu akivuka igitsina cye burya kiba cyafashe umurego. Si ibyo gusa kuko n'iyo umukuye mu mugongo usanga cyareze. Burya ababyeyi bakuze niho barebera ko umwana atazaba ikiremba. Mwabiteguriye kandi mugiye kugezwaho na Jean Denis. Ese byaba biterwa n'iki kubyuka igitsina cy'umugabo cyangwa se cy'umusore cyafashe umurego? Kubyuka igitsina cy'umugabo cyangwa cy'umusore cyafashe umurego biterwa n'impamvu nyinshi zitandukanye, nk'uko tubikesha urubuga rwandika ku buzima rwitwa If Science mu nkuru bahaye umutwe ugira uti Why do men get erection in the morning? Dore impamvu 3 z'ingenzi zitera kubyuka igitsina cyafashe umurego. Impamvu ya mbere, mu mubiri w'umuntu hari uturemangingo turekura umusemburo witwa noradrenaline. Uyu musemburo rero ushinzwe gutuma igitsina kidahorana umurego. Iyo usinziriye cyane cyane mu ijoro, twa turemangingo natwo burya turasinzira. Ibi bituma undi musemburo witwa testosterone urekurwa ku bwinshi, bigatuma imitsi ijyana amaraso mu gitsina irega, bityo cya gitsina kigafata umurego. Niho ubyuka igitsina cyawe burya cyafashe umurego. Impamvu ya kabiri ishobora gutera kubyuka igitsina cy'umugabo cyangwa umuhungu cyafashe umurego, nuko mu mubiri wacu habamo ikinyabutabire bita nitric oxide. Iki nicyo kigira uruhare mu kurega kw'imitsi cyane cyane yo mu mubiri. Iyo umuntu asinziriye nijoro rero, ikinyabutabire gitangwa cyane, ari nabyo bitera kurega kw'imitsi ijyana amaraso cyane cyane mu bice by'igitsina. Ni hano umuntu abyuka igitsina cyafashe umurego. Impamvu ya gatatu akenshi itera abasore cyangwa se abagabo kubyuka igitsina cyafashe umurego ni ukurota. Akenshi iyo umugabo atekereje ku gitsina cyangwa se abivuzeho nka mbere yo kuryama, akibonye se ahita ashyukwa. Na nijoro rero iyo urose ukora imibonano cyangwa ukarota ibijyanye n'igitsina, uhita ugira ubushake, bityo mu gitondo bugacya igitsina cyafashe umurego. Ngizi impamvu 3 rero zishobora gutuma igitsina cy'umugabo cyangwa se umusore kibyuka cyafashe umurego. Niba bitakubaho gutyo, hashobora kubaho ikindi kibazo cyabiteye. Ni byiza kugana muganga. Mushimiye ku mwanya wawe uduhaye, wibuke gukanda subscribe ndetse ukane no ku nzogera iruhande, ujye ubona amakuru yerekeranye n'ubuzima tukugezaho. Twakira ibitekerezo byanyu ndetse n'ibyo mwifuza ko twazaganiraho ubutaha.